reka mfata umwanya gushimire cyane udukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV kugira ngo tugeze amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba rero natarakora subscribe, ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe, ikandeho kandi no kunzogera byegeranye bizajya bitabigufasha kubona amakuru yacu uri mu bambere. Kuri ubu ngubu rero inkuru ngufite cyangwa se inkuru nakubwira ni inkuru iri kuvugwa mu muryango wa Anita Pendo ndetse n'umugabo we, uyu nguyu bamwita Ndanda Alphonse. Bakoreye ibirori bidasanzwe umwana wabo w'imfura wuzuzaga umwaka umwe avutse. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Kanama 2018 nibwo mu mujyi wa Kigali muri hoteli yitwa Ubumwe habereye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe umwana wa Ndanda ndetse na Anita Pendo avutse. Byari ibirori byiza cyane, byari ibirori byitabiriwe n'abantu benshi batandukanye biganjemo abo mu miryango yaba bombi, abo ku muryango wa Ndanda ndetse nabo mu muryango wa Anita Pendo bizihiza isabukuru y'umwaka umwe uyu mwana bise Tilani avutse. Nkwibutse yuko aba bombi banitegura kwakira undi mwana wa kabiri. Uyu nguyu ni imfura yitwa Tilani, ni umwana w'umuhungu, niwe wa mbere wa Anita Pendo ndetse na Ndanda. Bakaba bitegura no kwakira undi mwana wa kabiri. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, ubonaga yuko ari ibintu byari byateguwe neza, ni ibirori byari byateguwe neza cyane. Wabonaga uyu mwana nawe yishimye cyane, yishimira kuba yakatana gato n'ababyeyi be aribo Ndanda Alphonse ndetse na Anita Pendo. Mu bantu rero bari bahari, buri umwe wafashe ijambo muri uyu muhango yifurije ishya n'ihirwe uyu mwana. Buri wese yagiraga ibyo avuga kuri uyu mwana ndetse akamwifuriza ibyiza, akamwifuriza gukura ajya ijuru. Anita Pendo mu magambo rero yatangaje muri birori yavuze yuko ari iby'agaciro kuba bizihije isabukuru y'uyu mwana bari kumwe nk'ababyeyi babo babiri, ubwo ndavuga Anita Pendo ndetse na Ndanda. Yishimiye cyane kuba Ndanda amuba iruhande, kuba ari umwe mu bantu bamufasha cyane ndetse bakamuguma hafi buri munsi. Ndanda nawe rero hari ijambo yavuze cyangwa se hari icyo yabwiye uyu mwana, aho yagize ati isabukuru nziza Tilani wanjye, ndagukunda nkanakubaha kuko usobanuye byinshi kuri njye, byose mbikora ku bwawe muhungu wanjye, kura ujya juru. Ayo ni amagambo ya Ndanda ubwo yafataga ijambo abwira uyu mwana ndetse abwira n'abari bitabiriye uyu muhango wo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'uyu mwana y'uyu musore bise Tilani. Umwana rero uri kwizihiza isabukuru imwe y'umwaka umwe amaze ageze kuri iyi si. Ibirori byari byiza cyane, ni ibirori wabonaga yuko byatumyemo abantu ba hafi cyane bo mu muryango wa Ndanda ndetse n'abantu ba hafi bo mu muryango wa Anita Pendo. Nkuko nabikubwiye rero, reka nkwibutse yuko Anita Pendo ubu ngubu aritegura kwakira undi mwana wa kabiri. Ni ibintu rero bitavuzweho rumwe n'abantu benshi, ndetse n'ubwo aya mafoto yajyaga hanze Anita Pendo kuko nta mafoto yakishije ku rukuta rwe rwa Instagram arimo yishimira uburyo ki uyu mwana we yizije isabukuru y'umwaka umwe amaze avutse. Abantu benshi rero ntabwo bagiye babivugaho rumwe, abantu benshi bagiye bagaruka ku nda ya kabiri uyu mudamu Anita Pendo atwite, aho abenshi bibaza impamvu Anita Pendo yifuje guhita akurikiza uyu mwana yizihije umwaka umwe avutse. Ubwo byumvikane yuko uyu mwana bamukurikije ataruzuza umwaka, niba yujuje umwaka umwe uyu munsi avutse
byumvikane yuko uyu mwana bamukurikije ataruzuza umwaka. Ibyo rero ni ibintu byagiye bivugisha abantu benshi cyane, yaba ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko uyu muryango ugiye kubyara indahekana. Ibyo rero ni ibintu bibaho cyane mu bantu b'abasitari. Burya ikintu nk'iki iyo kibaye baravugwa ndetse bikavugwa, nta wabihagarika. Ariko Anita Pendo we arasa n'uwamaze kubyakira, kuko iyo uzanye iki kintu cyo kuvuga ngo agiye kubyara indahekana, ahita akubwira yuko ayo ngayo ari amakuru ashaje. Kandi Anita Pendo mu magambo ye aherutse gutangaza yavuze yuko abana ni umugisha, kuba agiye kubyara undi mwana n'uwo afite ataruzuza umwaka, ngo kuri we nta kibazo abibonamo, kubyara ni umugisha. Byari ibirori byiza cyane rero, ni ibirori byari byitabiriwe n'abantu benshi, harimo mama wa Anita Pendo, nawe yari yaje muri ibi birori. Ubona yuko rero ari ibintu byiza cyane. Ariko by the way, reka nanjye ngira icyo mbisabira, kutwereka ibirori nk'ibi ngibi, muzagire munatwereke n'ibirori by'ubukwe bwanyu, nabyo turabikeneye. Aya makuru ndi kuvuga y'isabukuru y'uyu mwana, nkeneye no kuzavuga andi makuru y'ibirori by'ubukwe bwanyu. Reka tubifurize rero ibyiza byinshi, tubifurize ishya n'ihirwe uyu nguyu Anita Pendo ndetse n'umugabo we Ndanda Alphonse, umwe mu bakinnyi bazwi cyane hano mu Rwanda. Yamenyekanye ubwo yari umunyezamu w'ikipe ya AS Kigali, ndakeka sinzi n'ubu ngubu niba ari yagikinira, ariko urabona yuko byari ibintu byiza cyane. Reka mbashimire cyane rero mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV, kugira ngo tugezeho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba utarakora subscribe, ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi ari video y'umutuku, ukandaho ukanda no kuzugira byegeranye, bizajya bitagufasha kubona amakuru yacu uri mu ba mbere. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.